Shalom shalom, tugiye kuganira hejuru y'ubudaheranwa n'agahinda. Ntugaheranwe n'agahinda, Yesu yakoze ibikomeye akiri ikuzimu. Haleluya, haleluya. Nubwo yari mu mva, imbaraga z'Imana zari ziri mu bikorwa. Intsinzi yatangiye atarazuka. Reka mbanze ndirimbe. Habaye umunsi aruhukira mu mva, arindwa n'abamarayika be, niko yitanze ngo ambere umukiza, bihebe mwese mumwiringire. Haleluya. Dore urukundo rwatumye amfira, ibyaha byanjye bihamba mu mva, maze arazuka ngo amuze nase. Haleluya, haleluya. Nagaruka nzamushimira ibyo. Yesu yari mu kazi gakomeye ubwo yari mu mva. Ibyaha byacu yabihambye aho. Haleluya. Rero nta mpamvu yo guheranwa n'agahinda k'ikintu icyo ari cyo cyose, kuko Yesu yakoze ibikomeye ari mu kuzimu. Reka mbanze nkubwire agakuru. Mu bihe byashize hari umuntu w'ijeya cyangwa se w'umunyembaraga rwose, ariko wari umugome biteye ubwoba, akatirwa burundu. Maze ageze aho yagombaga gufungirwa, abo yasanzemo n'abamusanzemo bose yihaye ubutware bwo kubayobora, bwo kubategeka, nuko akaka peteroli, nuko akaka ibyo ashaka byose, kandi akarenganya, akagirira nabi abo bose, kuko yari icyihebe cyari kizi ko nta kindi cyahabwa nyine kiruta icyo yahawe. Kuri we mbese yumvaga ko gupfa byaruta no gukomeza gufungwa burundu. Muti byagenze bite rero? Haje rero kujyayo umusore nanone w'ijeya, arangije aramupfukamisha, amumaramo amanyama, umugani w'umurundi, amumaramo ubukaka n'amakare, arangije aha uburenganzira abari aho bose. Kandi ibyo byatumye abagombaga gufungurirwa bari barabujijwe gusohoka basohoka, kuko kinyembaraga umugome kabuhariwe yari atagifite ijambo. Reka ibyo tube tubirekeye aho, turaza wenda kubigarukaho dusoza. Reka nongere nkwibutse ko turimo turaganira ngo nta mpamvu yo guheranwa n'agahinda, kuko Yesu yakoze imirimo ikomeye ikuzimu. Reka dusome ibyanditswe byera, ibyo Kristo ubwe yivugiye. Reka duhere muri Matayo, mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, igice cya 12 umurongo wa 40. Yesu ubwe yarivugiye ngo, nk'uko Yona yamaze iminsi 3 n'amajoro 3 mu nda y'ifi, niko n'umwana w'umuntu azamara iminsi 3 n'amajoro 3 mu nda y'isi. Hanyuma reka turebe n'icyo yavuze mu byahishuwe, igice cyaho cya mbere n'umurongo wa 18. Yaravuze ngo, dore ndi muzima, nari narapfuye none ndiho kugeza iteka ryose. Ni jyewe ufite imfunguzo, nshobora gufunga no gufungura urupfu n'ikuzimu. Amen. Reka nkubwire, turi mu isi duhura n'ibirushya, tuzamuka imisozi tukanyura ibishanga, ariko aho hose nubwo harushya imitima, nta mpamvu yo guheranwa n'agahinda, kuko Yesu Kristo yakoze akazi gakomeye ikuzimu. Yesu nubwo bari bazi ko bamaze kurangiza, yagiye ikuzimu afite mission. Yagombaga kuribera, yagombaga kubohora, yagombaga kurangiza ibyo icyihebe Satani, rupfu na kuzimu bari barapangiye inyoko muntu. Reka nkubwire, mu mva habereye ibikomeye, kandi mbere y'uko, reka nkubwire akantu, mbere y'uko Yesu ajyayo yari yarabanje gutumayo umutasi, yari yarabanje gutumayo umubwira amakuru, ariko akabwira n'abariyo yuko ibintu byahindutse. Haleluya. Yarabanje yohereza uwitwa Lazaro, aragenda
nuko arangije nyuma y'igihe cyagenwe aramuhamagara, Lazaro ngwino. Lazaro igihe yari ari hariya, uw'abandi ntiyaboze, ahubwo yari afite amakuru meza kubera bari bari iyo ngiyo. Nimuhumure, umunyembaraga musize haruguru aha, umunyembaraga araje. Hanyuma rero nyuma y'icyo gihe Yesu yigererayo, arangije rero akora imirimo, kuko imbaraga z'intsinzi zarutaga cyangwa se zaturukaga aho hantu hatekerezwaga ko ari iherezo. Batekerezaga ko bashyize iherezo ku buzima bwe, ngo banabwiye Pilato ngo nazane abasirikare baharinda, ariko bari barinze inyuma, bari barinze hejuru, hari ikuzimu haberaga imirimo yo kurwana n'ababisha. Kandi Yesu ntiyacogoye mu rupfu, yari ahugiye mu gucungura inyokomuntu, yari ahugiye mu gutesha imbaraga rupfu, Satani na kuzimu. Yesu yatsinze atarakanguka. Intambara yayirwanye mu mwijima kugira ngo atuboneshereze abari bari mu mwijima tube mu mucyo. Kandi nta mpamvu yo kwiheba, kuko n'igihe abandi babonaga iherezo, Yesu yari ahugiye mu guhindura amateka. Nagira ngo ne gutinda muri ibi ngibi, mwibutse ko ibi byabaye ubwo uriya mujeya wa kabiri yinjiye guca intege uriya mujeya wa mbere wari warigize igihangange, yaragize imbohe, n'abakatirwaga gutaha igihano kikarangira yabaheranaga. Nk'uko uyu muje yagiye agaca intege uriya mujeya, niko Yesu Kristo, haleluya, niko Yesu Kristo yaciye intege ababisha bacu, aribo Satani, aribo rupfu, aribo kuzimu, ndetse n'isi ntiyayiretse, kuko ibyo yamugerageje byose yarayitsinze, kandi nitwe yatsindiraga. Reka nkubwire ngo nta mpamvu yo guheranwa n'agahinda. Agahinda k'ikize ni igiki atabayemo. Kandi mu Baheburayo 2:18 ngo ubwo yababajwe no kugeragezwa, haleluya, abasha no gutabara abageragezwa bose. Reka nkubwire, dufite umurengezi waturengeye mu buzima bwo ku isi, dufite umurengezi waturengeye mu buzima bw'ikuzimu, dufite umurengezi uri mu ijuru iburyo bw'Imana, kandi uwo nguwo ni umutambyi utuvugira. Imana nishimwe. Reka nkubwire, nta mpamvu yo guheranwa n'agahinda. Umutima wawe werekeze ku musaraba i Golgota, hanyuma ibikugora Yesu abimanukane, Yesu abijyane hamwe n'ibindi, abifungirane ikuzimu kwa Nyamuzinda. Hanyuma ube rero mu ntsinzi y'umunezero. Ubwo tuzaba twigina intsinzi y'umuzuko wa Yesu Kristo, natwe tuzabe tubohowe, nta gahinda kagendanye n'ibyo kurya, kuko yavuze ngo dore n'ibikona ntibirima, ntibihinga, ntibibiba. Nta gahinda kagendanye n'ibyo kwambara, yewe nta n'akagendanye n'aho kuba. Byose Yesu abifitiye igisubizo, ariko birashaka ngo umutima wanjye, umutima wawe tumuramburire, maze anezerwe nuko twamwizeye. Reka dufatanye gusenga gato gusa, ariko muri kano kanya nagira ngo nkubwire ngo rwose hari ibibuga bibiri. Hari ikibuga cya Yesu Kristo n'ikipe irimo, hari ikibuga cya Satani n'ikipe irimo. Reka nkubwire ngo uyu munsi ni umunsi wo guhitamo. Abo muri icyo kibuga cya Yesu Kristo nibo babandi bavuga ngo imbuto za Mwuka Wera ni umunezero, ni ibyishimo, ni ukugira neza, ni amahoro. Haleluya. Ariko abo muri cya kibuga, muri ya kipe ya Satani, imirimo yaho ni iy'umwijima, itera umubabaro n'agahinda, ni ugusambana. Ntawe usamba wenyine, ni ibikorwa bigirirana, ni ukwangana, wangana ari umwe. Reka nkubwire ngo abantu bakwanga umukiranutsi, ariko we ahubwo arabakunda. Ibikorwa byo kwa Satani ni
kipe umuntu ashobora kuyihindura. Uyu mwanya ahari hari ibyaba ari agahinda gakomeye gatewe n'ikipe umuntu akoreramo, ni ukugingagurana kwa Satani. Baragingagurana, baragambanirana, bakica, bararogana, barasambana, bakarwara, bakagira ibibazo birebana no guhagarika umutima n'ibindi. Ni bibi kwa Satani, ariko ngibyo byamanuye Yesu kugira ngo abashe gutanga uburenganzira umuntu ave muri iyo kipe yo kwa Satani iberamo ubugome, ajye mu ikipe yo kwa Yesu Kristo y'ibyishimo, y'amahoro, y'umunezero, kugira neza, kugwa neza. Haleluya. Reka rero, ndabizi yuko abasha wenda kuba woherejwe ni audio utarabasha kuva muri iyo kipe y'umwanzi. Uyu mwanya ni amahirwe, uyu mwanya ni umugisha. Reka nkubwire ngo rekeza umutima wawe kuri Yesu wabambwe, maze umubwire uti mwami Yesu, ndashaka kuva mu ikipe yo kwa Satani, ndashaka kuva muri kano gahinda n'umubabaro, ndashaka kujya mu ikipe yawe Yesu, mu ikipe ibamo abanyamunezero, abanyamahoro, abanyabyishimo, abagira neza, abagwa neza. Kandi ndagushimiye ko ibyaha byanjye uyu munsi bizankurwaho byose bigahera ikuzimu, ubwo uzazuka umutima wanjye ukagira ibyishimo. Kandi mbyemeye gutyo, kandi nkwakiriye nk'uwambambiwe mu izina ryawe Yesu Kristo. Iryo ryari isengesho ry'uwakira Yesu umwami n'umukiza. Kuri wowe rero usanzwe wakiriye Yesu umwami n'umukiza, reka dufatanye gushima Imana, kuko intimba za Yesu nizo adukirisha. Imibabaro yacu niyo yababajwe, kandi igihano kiduhesha amahoro niwe cyabayeho. Maze usabe Mwuka Wera yuzuza umutima w'ibyishimo. Mwami Imana ishobora byose, mu izina rya Yesu. Iyi audio, iyi video iragera ku bantu batandukanye. Hari abatarakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, abo n'abararikiye kwakira Kristo umwami n'umukiza. Hari abakiriye Kristo umwami n'umukiza, ariko imibereho y'iyi si ikazanamo agahinda n'amahoro n'ishavu. Ariko ndavuga iri jambo ngo icyatumye Yesu Kristo amara iyo minsi mu kuzimu kwari ukugira ngo amareho imibabaro y'abantu bamwizeye. Nk'uko Yona yari mu nda y'urufu ari muzima agasenga akakwinginga, niko natwe tukwinginze muri uno mwanya mwami, kugira ngo ibyari imibabaro yacu yose bikurweho, kuko Kristo imibabaro yacu niyo yikoreye, ndetse ibyari nk'ibyaha imitima itararekura uyu munsi dushobore kubirekura, kubera yuko imibyimba ye niyo yadukirisha. Kandi imibabaro yababajwe kwari ukugira ngo tube mu munezero n'amahoro. Ntabwo rero dukwiye kuba mu kipe itari yacu, reka tube mu ikipe ya Yesu Kristo, y'abanyamahoro, y'abanyamunezero, y'abagwaneza, y'abanyangeso nziza. Kandi ndagushimira Mana ku bwa Mwuka Wera ubidushoboza, uwumufasha. Kandi ndagushimira Mana ko impamvu zitera imibabaro, impamvu idufatanya gusenga zimutera kubabara, iz'umuryango, iz'akazi, impamvu izo arizo zose z'imibereho, zikurweho n'imbaraga z'umusaraba, zikurweho n'imbaraga za Yesu Kristo. Izo yaneshesheje ikuzimu, akaba yaranesheje urupfu na Satani, akaba afite izo mfunguzo. Fungura amahoro yinjire, fungura ibyiza byinjire mu buzima bwacu ku bwa Yesu Kristo umukiza wacu. Haleluya, haleluya. Urakoze Mana kuko wumvise gusenga no kwinginga. Turizera ibyishimo bigendanye no gutsinda kwa Yesu, ibyishimo bigendanye n'umuzuko w'umwami wacu. Haleluya, haleluya. Mana nushimwe.